Mva ntabwo uri buvana utamaye amafaranga yo aho ngumana no tuyabona. Okay, nta kibazo twese twirurwane dushonje. Ese reka ngubaze kuva mu gitondo gihe zibona nari. Aho ugenze ugiye mu biki wenda ugiye kujya. Yego ko. Tujyane nawe ujye kujya. Nta umva turajyana. Ntabwo uri bume. Nawe ugende uyashakishe ubundi uhaye. Urongeye ujye utama amafaranga yo guhaha. Amafaranga y'iki? Amafaranga yo guhaha. Avuye hese. Avuye he? Ndongeye nirwe muri inzu yanjye nariye. Hanyuma wanzanye hano kwirwa undeba gusa se ntabwo uzajya ugaburira. Uwabandi urabonye ko ngiye. Yakuntu naje ngana. Sihura? Yego mwana. Umeze ute? Ni nabi. Ese uri gukora iki? Ese nyine ndi gukora ikintu gukora ubusa no kwihagarara ngaha kugasa. Urahagaze muri iki gitondo uranga kumva neza ubwonko uri gutekereza neza. Natekereza neza gute nta mafaranga mfite ni gutekereza nabi kwiba kugira nabi. Ese nagirana. Reka guca inyuma reka gire n'ukubera uri umukaritasi. Nta muntu ndi guca inyuma. Bizame byo guca inyuma reka da. Ese hari umuntu ntegereje. Hari umuntu ntegereje ngiye ngo umukobwa oya ni mpagaza nta muntu ntegereje nta ndi guca inyuma. Nawe nanjye nabyo guca inyuma nari mvuze. Genda umugabo wandi umushaka ibiceri. Cyaka ibiceri famille yanjye kiba nk'uko ubona mpangayitse ngo uvuga ati umugore wanjye kurya saa sita ntagindutse biraza kugorana. Ariko nagomba kwihambira nkabona igihomba karya. Rero mpamvu ntago namuca inyuma. Habe ntabwo nzanabikora ibyo sinanabigerageza kuko nyuma yuko mfashe umwanzuro wo gushaka mfite urugo rwishimye kabisa nanjye numva mbyishimiye. None rero kunsigaye ngana. Nuso washaka bigende guca nyene. Mva ntabwo uri buvana utamaye amafaranga yo guhaha. Aho ngumana no tuyabona. Okay, nta kibazo twese twirurwane dushonje. Ese reka ngubaze kuva mu gitondo gihe zibona nari. Aho ugenze ugiye mu biki wenda ugiye kujya. Yego ko. Tujyane nawe ujye kujya. Nta umva turajyana. Ntabwo uri bume. Nawe ugende uyashakishe ubundi uhaye. Amafaranga ari kuboneka siko twayabuze. Mwebwe nyine yarabuze ubwo ngiye yaba ari kuboneka gute nkaba ntagiye mu kazi. Nanjye yarabuze hako ndagerageza. Anzura mu karitasi ari yamusukishije. None se madame araho. Turashize none. Ameze neza tu. Ameze neza kuko nijoro. Ubu gari naguze ni murundi wampaye igiceri. Data. Ese ubuhagaze aha ngaha wumva umeze neza muri mind yawe utekereza neza. Agure baramuhitanye. Baramugonze se? Turashize none kigoyi. Unani uri kubyumva. Nose bamuhitanye mbwira nyine. Bwavuba ni mvuye gukora ya modoka y'ura mugabo haruguru y'igipangu cyo wanyu. Nyobera ku gipangu cyaha bambwira ko ari utuye. Ndakubonye bura mbera nk'umuntu ukoze hasi unyibutse bereka mvuge ngo mugane. Asanze agahungu aragahunga kuri imisatsi yarahepfo. Naguva hano utamaye amafaranga yo guhaha. Ibi ndabirambiwe. Ndambiwe kwicara narya naje kwenda iki? Ushaka kwicara ujya. Nganye ne wicara ujya. Umeza amafaranga yo guhaha. Abagabo bimva. Man genda birambiwe. Iki binjiranye mu gipangu mbareba kuko nari nyobiyeyo. Ako gahungu sho bundi nasanze bari ahantu mu mwijima. Warakabonye? Arambwira ngo ako gahungu ngo kari kumubwira ngo umusatsi ngo wejo bundi namugure ngo byarahengamye ngo kazagene ngo kamugire. Nubone ukora ikiye dukabona bibiri. Uriya ngo umusuzugura akora muri salo. Nubwo yigwa to inzara z'abagore n'iz'abagabo. Abona amafaranga iwarya inyama. Cyo kintu yashukije umugore wawe. Inama nakugira n'umugabo mugenzi wanyu. No yaburetse ubabonye bari kuganira hanze wenda ngo tugire ngo bijyamo. Aganira karagahungu na courage abafite. Ni vuba yinjiye direct no mu cyumba. Kuko binji ubabona. Uburese mubanza binji urababona neza nge. Nzora ndimumye nababonye n'amaso yanjye abiri. Kanje n'umuryango ngutwike nishaka nije mu maze mutize supa n'umusiramure. Turashize none. Data. Sheri? Mugabo wawe. Ntabwo bufite. Nyaruka mvuye kugurira aga gift. Sheri? Oh my god. Iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye urupfu rw'indawe.
Yesu bite waje. Amakuru. Neza neza. None nawe wishimye ko wajya envelope se? Narindi hano inyuma. Satani. Fasha nje kuri toilette. Ntabwo ninasoza twakora amasuku. Kura amasuku. Ntabwo ninasoza tujye mu nzu. Oya tujye mu nzu. Navuye nganda hashaka kubera ko mujye banimira. Bebe tujye no mu nzu ndakwereka tujye gukora. Ndayitwika gusa iyi nesansi kambanze nyicanira hanyisuza. Ntabwo bufite mu mazi amayi uramenye ako kantu ni kabi alaikum walaikum kumatoro bara niko haje Catch aha Satani ni ibiremwa Meze neza cyane. Kukikare wanutse ngo ndibyo bijyo. Wari wanakaje nawe. Kibijyo cyane muri aka kuri. Ngatugende byaraye. Nta kibazo no gutakoza amasuku no saa kintu bitwaye Oya bakora. byihore ntabwo nshaka kujyana ari. Asa nabi. Reka tugende mu nzu mbaze njye kwakura amasuku. Oya nyine reka manze ngiye urakora amasuku mvuye. Oya ni habi hagutera indwara. Tugende mu nzu mbere tugende mu nzu. Zibite wowe. Agongeje. Abahisho. Abahisho. Ushimira abandi nyuma. Aha. Ugira icyo muhishe. Ibi ni byawe bikwiye gufungwa. Oya ndiko tumufashe. noneho gafata Umufashe umuhishe uhishe ibaze none nk'umugore ibaze nkaho nsanze kijana muri Ariko njye rero sinabikora. Ikintu ngiye kugufasha nyine niba ikintu ngiye kugufasha ngiye kugufasha sibyo uri umujama nanjye ndi uwundi ugiye gucanga mu gipangu soje gira vuco mo sohoka Sinugera kunyuze hano bagiye muca abagore bana Kuko twifite abagore beza abagore bataducinye Urahimutse umuretse ubuse bamufashe Ise umuntu uvuye gusaba Wari kumufasha ariko nise ubufasha Mumve mbabwire ntanyana yimbwa iciye ahangaha yambitse utuntu tudusengera Niwa avuye yari ku mugore wawe nyisanze ku mugore wanjye bagiye kugira neza ntabwo giciye ahangaha Nibyo ndiko ndakubwira ati kuki nagifashe kuko nanjye unafata ku mugore wanjye gusa mfite umugore ankunda ntabwo yakora ibyo ngibyo ufata nibwo wanjye ndahinze kankunda ikintu ugiye gukora nk'umuntu w'umugabo nk'uko nanjye ejo wabinkoreye asohotse mu gipangu kono kanya yiruka aha nubona ukeneye ubutabazi umamagara ndakubona ari Nisubura niba mufata niba mugere nabi Bakice bazaronga abagore bawe ibaze none nk'ibyo naguye kuva kare hageze nk'inyana y'imbwa nsanga ikuriho ibaze nsanze wayihishe ariko rero sinabikora nizo mpamvu mfite umugore mwiza ariko ndikumva basha ubwo kano kantu uzanamwereke genda ukambiye ikirere kanje oya fayine nashyize amazi muri dushe turanze tujye koga gusa kuva kare naroga kudusha iri hari kuranyovya wino umwaza amazi ntabwo reka nayabasha n'imbaraga nyinshi kuri toyiro abana bagiye barahanda uramubuze akurumva nk'uruhombo tuba tugize ariko sha mu ruhengeri nategereje ko mamagara bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaburiha ni Kigali nkabo mbona umeze nkazo bagiye bakakogosha ukazura imyenda bayikuyemo sha noneho cyabanje kiramushuka umugore abanza kwiyambura ibaze nk'abo bagabo nsanga cyayiraritse ngo nyikubite inkoni sibyo mbakubwira kuki namufashe kuki namufashe umuntu akiyubakira urugo imbwa zikaza kwirirwa zizivunzimisha umugore wese uretse tugiye nkubwira wa ngiye kwishyiramo kamera icyo nzabura akisura nayifashe urarusu duhuriye ahantu ntago nzareba ngo ni he ni ashaka zarimbera ko yari yambaye n'agakofero k'umweru ishati yizanye mu ntoki shamve ko namubonye neza ijana wamubonye anciyeho nk'umwami ndabonye ngo yabonaga ikintu kiri kuka gutya ari ubuhorora wari kuzo kumufata se I know that you are the one that met. aguruka uretse tujya tureka uburyarya kuva kera twaraturanye ukambeshya ngo umuntu aciye ahayiruka ukampobagiza ngirwa niruka imihanda yose umuntu wamuhishe namuhishe wamuhishe nyine
sibyo nakubwira. ugiye guhakana kuri uriya muntu Uyu se yari asohotse ajya iwanjye. asohokeye hariya umuntu asohokeye hariya ndi kumubona hariya kumubona. uze tugifate hariya Uramubonye se? Kaba bagabo. Hakuri kuramurota. Tugenda yasaze. Tujye mu nzu. Mwihorere arwane n'ibye nawe urwane n'ibyawe. Wowe wubakira umuntu urugo. Ngwino tubaze tujye mu ngwino. Ngwino tujye turatwara. Harya hari umwana. sorry bro ubanza ari umuturanyi nyanganye mwana ntabwo nari mbizi ko ari we Umuturanyi wa hehe? Umukuye? urashize none ari kwiyogera ubanza hariya kuko nsanze ko ndakora amasuku hariya. Wapi? Avuga ikintu avuye ko rangaha. Nyine Utuye? Utuye? Utuma cyo gipangu wowe? Mukuza wasimbutse ibintu biraza kumenyekana. Ariko nyine jewe barampamagaye nze kuba nkora aho twatsi niyo mpamvu hano ari imyanda myinshi. Wambwiye nandi karije nyirurugo. Uzi kuntu bimeze? Sheri? Nyaruka mvuye kukugurira aga gift. Sheri? Esho bite waje? Amakuru? Neza. Meze neza? Meze neza. Kuno none wowe wishimye ko wajya envelope se? Narindi hano inyuma. Fasha nje kuri twarete. Oya bebe ntabwo nirasoza kuhakora amasuku. ntabwo bufite Ntabwo nirasoza ubwo tubaze tujye mu Kunumva nzu. kuntu bari kwashaka. Oya tujye mu Avuye nzu. nganda hashaka kubera ko mu byo ibintu biragoye. Bebe tugende mu nzu ndakwereka Weke icyo tugiye gukora. Meze Meze neza cyane. Kare wanutse ngo ngo ibyo biryo. Wari wandakaje nawe. Kirije cyo cyatuma urakakuri. Bwatugende byarangiye. Nta kibazo nuko utakoze amasuku nese ikintu bitwaye. Oya byihore ntabwo nshaka kujya ahantu hari umwanda. Cyari kiri ku mugore wanjye mama yangu.